nibyo usa na se Sharon uzwi nka Jackie yarafashwe ejo akaba agiye gukurikiranwa afunzwe. Gufungwa mbaye mbibabwiye, aho gufungwa mwandasa nkapfa ngakurikira data wambyaye, kuko n'ubundi ntabwo naba ngiye kubaho, naba ngiye gupfa nabi. Jackie Sharon nawe rega ngo asiga ahamagara press conference, muze kureba mikoro zari zimuri imbere, ariko turaza kubihagurukira for sure. Namushatse nzi ko atarinda yabura yabunyeretse nyuma, ariko ikintu dupfa cya mbere nuko arara mu kabari. Akora byagenda banyana hano bashaka, ariko nta kibazo yageze Imana igira icyo umwobera wenda simbizi. Yes, twongeye kugwikaza none ubu gukurikirana ibiganiro bya King B TV ahangaha ku muyoboro wa YouTube channel. Rero ni inkuru nanone irimo iravugisha abantu, cyangwa se ni inkuru irimo iravugwa cyane ahangaha ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse ni inkuru yakomeje kutavugwaho rumwe n'abantu, ariko nk'uko twagiye tubicukumbura cyangwa se uko twagiye dushaka inkuru zitandukanye, birimo biragenda bigarukwaho ko umukobwa witwa Uwase Jashera wamenyekanye nka Jackie ubu ngubu ashobora kuba yamaze gutabwa muri yombi. Reka tubyumveho gatoya ubundi dukomeze n'inkuru. Akurikiranwaho gukora ibikorwa by'ibiterasoni mu ruhame no gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe mudasobwa, gutukana mu ruhame, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye imikoreshereze y'ibitsina, akaba ari ibyaha agiye gukurikiranwaho, akaba afungiye kuri sitasiyo ya Gikondo. Ndetse ibi byaha akurikiranwaho hakaba harimo ibihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 3 kugera kuri 5, hari n'ibindi bihanishwa kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2, akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 10. Ibi byose rero ndibuka neza tuvugana bwa mbere yari mu matariki nk'aya umwaka ushize, yari tariki 13 z'ukwa 12 umwaka wa 2023. ubu urumva ko umwaka ushize tumwigisha. Urwego rero rwakomeje kumugirira inama bivanze no kumwihanangiriza. Umuntu nk'uri agatumiza itangazamakuru niba itangazamakuru cyangwa bakoresha YouTube channels bakamushyira nka mikoro zirenga 15 imbere, ubwo ni YouTube channel zirenga 15, yangiza akaba ibintu nka bira by'umwana. Nabo ubwabo YouTube channel zabo bazigira cheap, bazitesha agaciro, bashyiraho umwanda nk'uriya, baba banasuzuguye n'abantu babakurikira. Abantu babakurikira bumva ko uriya mwanda ariwo bagomba kubagenera. Turabihanangiriza, zimwe ndazivuga mu mazina kuko this time ikigiye gukurikiraho nuko nabo bagiye kujya bakurikiranwa ko bafatanyacyaha. Hari Gasaro TV, The Choice Live, 3D TV Rwanda. 3D TV so bwa mbere tuyihanangirije gutanga platform ku bantu bakora ibyaha nka biriya. Uyu Gasaro nawe turamwihanangiriza cyane. Slim Jesus TV, Iris TV, 5 to 5 TV Rwanda, Big Town TV, Saneza TV Show, ngo na Jackie w'i Rwanda n'izindi. Uyu mukobwa rero Jackie nk'uko mugiye mubyibona cyangwa se nk'uko mugiye mubyumva, umuvugizi wa RIB Murangira Biteri agenda bigarukaho koko yamaze gufungwa, ubu ngubu agiye gukurikiranwa ari muri gereza. Ariko hataho ngaho tutatinze nyine ku bintu cyangwa se tutizimye mu magambo, reka tubereke kamwe mu kavideo aho yigeze gutangaza ko aho kugira ngo afungwe yaraswa nk'uko mwagiye mubibona mu ntangiriro z'iyi video. Akavideo gatoya reka tugende tubereka, turebe gatoya yagiye avuga ko kugira ngo bamufunge yaraswa kuko n'ubundi ari muri gereza nta buzima yaba afite. Ese koko biraza kugenda gute? Araza kwemera araswe cyangwa se araza gufungwa? Gufungwa mbaye mbibabwiye, aho gufungwa mwandasa nkapfa ngakurikira data wambyaye, kuko n'ubundi ntabwo naba ngiye kubaho, naba ngiye gupfa nabi. Urubyiruko turarenganye, Kagame ntadutabare, kuko niwe ufite imbaraga zonyine zo kuduha umuhorongo w'icyo twakora.
abandi bari kuza baducira imanza mani bakaduhereza igihano cyo gufungwa nta kindi. Uwase Sharon rero hari hashize igihe gitoya cyane kitari hejuru y'amezi abiri cyangwa se gishobora kuba kiri no hasi y'amezi abiri yambitswe impeta n'umugabo bivuga ko ari umukwaferi, ariko nyuma y'igihe gito umugabo yaje gutangaza ko adashobotse abasha kuba yamusiga amuta mu nzu arigendera. Jackie rero ntago yigeze atuza, yahise aza kuri izi mbuga cyangwa se ku ma YouTube ndetse n'ahandi hantu araza avuga amagambo ateye isoni kandi mabi, binagaragara ko ashobora kuba ariyo yagiye azira, nk'uko turi buze kugenda tubumvisha cyangwa se tubereka amwe mu magambo yagiye azira nk'uko birimo biragenda bigarukwaho n'abantu be ba hafi. Uyu mukobwa rero cyangwa se uyu mugore, kuko yari yamaze no kuba n'umugore nk'uko tugenda tubikesha nyine ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, tugenda tunabikesha abantu ba hafi yiwe bamwe. Twagerageje rero guhamagara abantu be ba hafi, ariko nomero de telefoni zabo ziba kompozi, kuko Jackie na telefoni y'uwo tuvugana yamaze kuba yaba kompozi, ntabwo iri ku murongo. Ubu tuvugana rero ari muri RIB cyangwa se ari mu maboko ataraye, arafunze. Reka tugende turebera hamwe rero ukuntu byagiye bigenda cyangwa se ikintu cyabiteye kugira ngo uyu mukobwa abe yajya muri RIB cyangwa se abe yafungwa. Ni igihe kitari gito rero, ari gitoya gishize, kubera ko yatangiye avuga ko ari indaya, ko yicuruza, avuga n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, atangira tukana, yaje kujya agenda agirana amabifu n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo n'umukobwa witwa Jessica, agenda agirana ibibazo n'abitwa ba Jihadi ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. RIB ikagenda imwihanangiriza, imuha agasopo imubwira ati ibyo si ibintu by'i Rwanda, ibyo si ibintu kandi ntabwo bikwiye. Uyu mukobwa rero nk'uko byagiye bigaragara ntabwo yigeze yumva na gatoya, ntabwo yigeze yumva rero kugeza ku rwego uyu munsi ubu ngubu akurikiranywe cyangwa se akurikiranywe na RIB, ari mu maboko ataraye, ari muri gereza ubu ngubu. Reka tugende turebera hamwe zimwe muri video rero zishobora kuba zirimo ziravugwa ko arizo zatumye abasha kuba yanafatwa agafungwa. Binatangazwa ko rero ashobora kuba yarafatiwe i Nyamirambo, ahantu yari ari mu kabari arimo arasangira n'abashuti be barimo n'abitwa ba Kamaro. turaza kubihagurukira. Niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba kwa uploadinga, warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda, nabyo turaza kubihagurukira. Umuniga ntazi kurongora, umuniga nta mafaranga afite, umuniga ni igweja, wa mugani wa Aisha. Man, burya mwabagabo mwereka babwiza ukuri, ibyishimo bya mbere by'umugore biba mu gitsina cye. Nge nabibabwiye, uzabura amafaranga ariko byibura ufite ubugabo bwo kubasha kurongora umugore akanyurwa. Icyo kintu muracyumva? Naramwihanganiye bihagije, sinamuca inyuma. Mfite abasore benshi bancegeye, mfite abagabo benshi bancegeye, muracyandaza abandi bashyashya, muracyaza muze cyane, muze muri benshi. Urumva? Ndagerageza nigira kana keza, nigira kamarayika rwose, numva ndanyuzwe, ndavuga ati uyu Mukaritasi naribi, reka tubana ubwo anyereka yuko nta kibazo, ari umuntu w'umukozi n'iki. Jackie yarananiye kabisa ukuntu byagenze. Ni wa muntu w'abana bashaka ngo abo umuyobozi, kwibaza se umuntu araba umuyobozi narangiza unamutunga umushyiremo amafaranga yabona kuyobora, sibwo ibyo bintu birashoboka. Kandi inabi akunda gukoresha mu kanwa ke nicyo kintu cya mbere twapfuye. Akunda kuvuga nabi, akunda kwereka umuntu ko ngo yitunze ntawe umutunze, ugashyiramo amafaranga umuntu arangiza akanakubwira ngo nditunze muri no mujyi wa Kigali, ngo ngiye nireze kuva mfite imyaka 12, sinzi akavuga amagambo nka miliyoni mu isegonda. Icyo kintu cyananiye gufatiraho feri kabisa. Ndavuga ni wapi kabisa, ndacyanga nanjye ndakirwanya, turatsindagira kugeza igihe nafatiye inzira ndigendera, ndamwihorera. Man, umuntu udashobora kumva ngo amenye ngo ni igitsina gore kigomba kugandukira umugabo amukunde, yego, ariko nawe aganduke ye kumva yuko yasuzugura umuntu akashaka kunshishamo ijisho. Navuze wapi, nanjye wacu suko nguko dutegekwa kabisa, utaniruka. Come on, fire! I'm gonna bring out the fire. Mbese kamubaza Na muntu memukira ngabona amahoro shimi zanjye never. umva Jackie, Yo, umugabo yavuze ngo Jackie, urabona Jackie ukuntu umeze, uvugira hejuru, ntabwo uzi vugira kwitonda. hejuru. Oya, Vugira hejuru genda kitani. vuga gake maze nkubaze. Ndumva nyibariza Twitter. Uvugira hejuru, umugabo yari yakubonye yagukunze, abantu bose urabizi ko Jackie ubu ngubu uwo mugabo niba yakunaniye bizakugura kugira ngo ubone uwundi mugabo, kandi Jackie urabizi ko ufite inyota y'abagabo.
yana abagabo barahari ahubwo se ko mutanyandikira ngo mbaye ku bintu we uzi umushyukwe mfite mumaranye amezi 5 mani ndi kumwe n'icyo kigoryi kiza kunobanga ntacyo gufashagamo Jackie ntacyo ukoreraga sibye gukinira mu ntuza zanjye ni igiki yamfashaga yari ko ari umuntu muzima aba yaramvanye mu nzu y'icyubahiro ndamo akanjyana muri kadastiri byibura akivamo akavuga ati Jackie yananiye byibura hari ibitangaza namukoreye yakoze ibihe mugabo mbagutsa gusko iyo myenda ari kuvuga ngo yasize murebe yivuyemo yavuze ngo hano hari imyenda nk'iri iwanjye muza kubizi ko ari iwanjye shushu be atabiyu Jackie ariko imbwa ziragwira zikamoka koko umva se ndakumva sweetheart uriya mugabo yagukundaga kandi yanabivuze no muri voice yankundaga noneho niba yankundaga ndumva reka ngusubize icyo kintu atora amashashi ubwo se uransubije ndagusubije nyina atora amashashi